ngiye kubereka rero video umukobwa Kamikazi Dorcas ari kuririmba live, video yakomeje kugarukwaho n'abatari bake bavuga bati uyu mwana azi kuririmba cyane ku rwego rwo hejuru. Abandi bati muri comment bati ibaze ko amarira ashotse ku matama, ntazi uburyo amarira je. N'abandi bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye batanga imitima muri comment. Nawe nubona iyi video ari nziza ntibagirwe gushyira imitima muri comment mwabantu mwe niba ukunda by'umwihariko Vestine na Dorcas. Ntabwo nzi uko ubigenza w'inama z'ingamba ntiyawuziremuze, ntabwo nzi uko ubigenza w'imigozi mwambiriye uyihambure, ninduzi uko wabigenje urupfu rwa Lazaro ruhinduka ibitotsi bye. Ufite inkuru nyinshi zituma nkwizera, umutima wanjye ushaka kukwegera, narabimenye ko nta n'umuheza. Ijambo ryawe rya mbere ipfundo ryiza, rimbwire ngaho rimbwire, rimfata ukuboko nkareka kuzerera, niyo byacobeye nawe uzahomera. Ijambo ryawe niryo rinyobora neza, rimbwire Mana rimbwire. Bonye mu maso hawe umuco urandasira, kuvuga intambwe zanjye zabonyaho zikwiye guca, sinsiba kumva ijwi ryawe rikunda kunyongorera, rinyemeza gushibuka nubwo ndi igiti cyatemwe, iti ndabibona kutonekara gusa umura, ninjye uzakomora, nzakomora 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 nubwo utonekara, nzakomora nzakomora nubwo utonekara, nzakomora. Mu gihe aba bakobwa bacu Vestine na Dorcas bamaze igihe kitari gito bari kuzenguruka hariya muri Canada, ubwo bavaga aho bita Vancouver berekeza Regina, bakora igitaramo ejo bundi. Ikindi kandi ubu ngubu rero bakaba bari mu myiteguro yo kujya mu gitaramo gikurikira. Icyo gitaramo kikaba kizabera aho bita Winnipeg, kikaba ari igitaramo nabwo bari kwitegura. Nyuma y'icyo gitaramo cya Winnipeg nibwo bazahita bajya aho bita Edmonton. Nyuma ya Edmonton nibwo bazaba basoje ako gaparti, nibwo bazaba bagiye mu kindi gice aho bazaririmbira aho bita Toronto, Montreal, Ottawa. Urumva rero ntago ari ibintu byoroshye, bafite akazi kenshi, ariko muri uko kugira akazi kenshi uyu Dorcas ubonye ko acishijemo agafata umwanya we akaza akaririmba indirimbo bita Nzakomora, indirimbo nziza cyane ya Vestine na Dorcas. Ariko ni indirimbo abantu bagiye bavuga bati rwose uyu mwana azi kuririmba cyane, amarangamutima akayakura mu mutima, akayagaragaza rwose. Ariko rero ikindi kintu ugomba kumenya nuko uyu mukobwa yateguzaga indirimbo cyangwa se bateguzaga indirimbo bita Usisite, ni indirimbo bazasohora mu minsi iri imbere, ariko bavuze ko ishobora kuzasohoka ibi bitaramo
kirangiye, ni ukuvuga ngo igitaramo cya Edmonton kikirangira bazasohora iyo ndirimbo. Ni indirimbo bakomeje kuvugaho ibintu byinshi bo ubwabo mu magambo yabo bakoresheje umunwa wabo. Baravuze bati ni indirimbo izaba itangaje, iri ku rwego rwo hejuru, urwego tutigeze dukoraho ikintu cyangwa se tutigeze dukoraho indirimbo habe na rimwe, kubera ko iyo urebye amashusho ukareba imyambarire ngo ukareba umuziki ukuntu ukoze, ngo byose ngo bikozwe mu rwego rw'agatangaza, urwego rwo hejuru. Banaturarikira nyine kuyitegereza twihanganye ngo kubera ko ngiri hafi. Ikindi kandi bavuga ko iyo ndirimbo Usisite izaba ari indirimbo ishobora kuzabahindurira level bariho, nyuma yuko basohoye indirimbo bita Yebo igakundwa cyane ku rwego mpuzamahanga. Rero bari kuvuga bati niyo ngiyo Usisite bitewe n'ukuntu imeze, bagendeye ukuntu Yebo yakunzwe, nayo nta kabuza igomba kuzakundwa. By'umwihariko mwebwe mukunda Vestine na Dorcas mwabigizemo uruhare, ni ukuvuga ngo indirimbo isohotse y'umuntu ukunda uba ugomba gukora share, likes, comment kugira ngo ubafashe, kugira ngo igere no ku bandi benshi bagiye batandukanye. Hanyuma rero iyi video isohotse mu kanya gatoya. Iyi video ni video isohotse mu kanya, ariko iyo ugiye muri comment ubona ko aba bakobwa bafite igikundiro gitangaje cyane. Hari ukuntu ubona ibintu umuntu akora, hari ukuntu ubona amarangamutima y'abafana, ugahita uvuga uti uyu muntu afite igikundiro gitangaje. Dore ko nka hano abantu benshi cyane bahise basharinga iyi video uri kureba. Abandi baravuga bati umukobwa ufite ijwi ridasanzwe, abandi bati akuzi ko bavuze ko muri abamarika nkabihakana, abandi bati Dorcas rwose ndakwemera sana, abandi bati amena, abandi bati bashyiramo imitima myinshi, abandi bati Dorcas God strength your gift, abandi bati favorite song, abandi bati Rurema ahora ahari ku bwawe, abandi bagiye bavuga amagambo menshi cyane bashimira aka gakorwa cyangwa se iki gikorwa Dorcas akoze, kubera ko buriya bari ibintu byiza kubona umuntu ukunda mu gihe runaka asohoye video nziza, noneho ari kuririmba neza ibintu umukundira. Urumva ni ikintu nakita ko ari ikintu cyiza umuntu wese ubakunda. Nyine ndavuga Vestine na Dorcas, nubwo Dorcas ataririmbye, ariko nako nubwo Vestine ataririmbye, ariko ntibishatse kuvuga ko badakorana cyangwa se atarahari, ahubwo nyine nuko wenda ari uko Dorcas we yaririmbye bakumva ko ibintu biryoshye akaba ari byo bahitamo. Nakubwiye iki rero, reka nkubwire ngo ibi byose ahangaha ubisanze hitwa kuri Mega TV Rwanda, naho njyewe mwari kumwe ninjye bita Ibel. Ciao, bye bye.